Abantu bahiriwe nabahe? Abantu bahiriwe ni bangahe? Barindwi. Ese abo bantu bahiriwe nabameze bate? Tamahirwe nuzazuka ku muzuko wa mbere kuko azabana na Yesu mu bwami bw'Imana. Ese hari itandukaniro y'amahirwe n'umugisha? Guhirwa ni mu buryo materiel. Nukuvuga ngo ni nkuko batandukanya ngo mbese ubutunzi n'umugisha birahwanye. Ntabwo bihwanye. Oya, umuntu ashobora kuba umutunzi atagira umugisha, undi muntu ashobora kuba afite umugisha atagira ubutunzi, ariko ufite umugisha ashobora kubigira byombi. Umuntu ashobora kuba afite ubutunzi atagira umugisha, kuko ubutunzi bw'isi yose n'ubwa antikristo, ariko ni ikivume. Amafaranga yose nayo umuhanuzi w'ibinyoma, amafaranga y'amadini yose nayo umuhanuzi w'ibinyoma, ariko ni ikivume. Amafaranga yo kw'isi yose naya antikristo ya nyamaswa, ariko ni ikivume. Umuntu ashobora kugira ubutunzi bw'isi ari ikivume, undi akagira ubutunzi bw'ijuru ariko atagira ubutunzi bw'isi. Ese pasiteri, umuntu ashobora kuba ari umukire ariko atagira umugisha? Umugisha wuzuye twabona dute? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom, abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Pasiteri, reka tugusuhuze tukubwire Imana iguhe umugisha. Pasiteri, watangira usenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya. Tangirana natwe muri iki kiganiro cyo gusangiza bene data ijambo ryawe kugira ngo ryubake imitima ya benshi kandi rirusheho kwihanisha benshi, kandi mu ngero y'ubugingo rihimbura ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu. Amena. Pasiteri, reka tukubaze ikibazo cya mbere. Pasiteri, abantu bahiriwe nabahe? Abantu bahiriwe ni bangahe? Barindwi. Yego. Ni barindwi. Ese abo bantu bahiriwe nabameze bate? Abo bantu bahiriwe, uwa mbere n'abantu bicara bagasoma ijambo ry'Imana. Byashuye igice cya mbere umurongo waho wa mbere kugeza kwa gatatu. Abantu bicara bagasoma ijambo ry'Imana, bakarisesengura, bakongera bagatega amatwi bakumva ijambo ry'Imana rivuga, bakaritekerezaho. None icya gatatu, bakitondera ibiboneka muri iryo jambo. Nukuvuga ngo bakitoza gushira mu bikorwa amagambo y'igitabo cy'ubuhanuzi. Urugero noneho rero hariya muri Matayo 4 umurongo wa 4 haravuga ngo ntabwo umwana w'umuntu azatungwa n'imitsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ahangaha bigaragara ko ijambo ry'Imana ryari umutsima w'ubugingo. Ahangaha rero muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 7 haravuga ngo nimuguma muri nje, amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga ngo abo bantu barahirwa. Abantu bicara bagasoma ijambo ry'Imana, abantu bicara bagategera amatwi ijambo ry'Imana rivuga, abantu bitondera ijambo ry'Imana rivuga, nk'uko muri Yohana naho 13 umurongo wa 14 baravuga ngo ubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Bisobanura ngo ubwo mwumvise ijambo ry'Imana, amahirwe nayanyu niba mubasha gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana rivuze. Murahirwa niba mubikora. Ntabwo ari ukumva gusa, ahubwo no gushira mu ngiro. Abo bantu barahirwa, nibo ijambo ry'Imana ryavuze. Aba kabiri rero bahirwa n'abantu ngo bapfiriye mu mwami Yesu. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 14:13 haravuga ngo hahirwa bapfiriye mu mwami wacu Yesu. Umwuka wera naravuga ati ngo baruhuke imihati kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Abo bantu bapfiriye mu mwami barahirwa. N'abantu bihanganye bakirinda ibibi, bakarinda gukiranuka kwabo. Ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo wamboneye umugaragu wanje yo uko ari umukiranutsi utunganye, wirinde ibibi. Abantu birinda ibibi igihe cyose, abantu bahora bari maso. Ijambo ry'Imana ravuga ngo barahirwa kuko bageze igihe cyo gupfa kwabo, icyo gihe none bakaba bahirwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hahirwa bapfiriye mu mwami. None umwuka ravuga ngo ngo baruhuke imihati yabo
kuko imirimo yabijanye nabo ibakurikiye. Abo bantu barahirwa abapfira mu mwami. Aba gatatu bahirwa n'abantu barinda imyambaro yabo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Byahishwe igice cya 16 umurongo wa 15 haravuga ngo hahirwa urinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa abantu bakazareba isoni ry'ubwambure bwabo. Abo ni ba bantu bakora imirimo myiza bakirinda kuyivamo. Abo bantu bakora imirimo myiza bakirinda kuyivamo barahirwa cyane. Nibyo jambo rivango hahirwa urinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa kandi akaba maso abantu bakazareba isoni ry'ubwambure. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa abantu bakareba isoni ry'ubwambure bwe. Ahangana abantu bakoze imirimo myiza ntibacogore. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, Imana nayo ikabitura ubugingo buhoraho. Abo bantu bakora neza bakora imirimo myiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho kugeza ku gupfa kwabo. babitwa abantu bahiriwe. Abakane bahiriwe n'abantu bararitswe mu bukwe bw'umwana w'intama. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ni abanyamahanga binjiye mu gakiza batari barakagenewe. Nuvuga ngo muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aba bantu noneho rero bavuye mu manyamahanga bakararikwa gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Abo bantu barahirwa. Abo bantu barahirwa. Kandi ubukwe bw'umwana w'intama buzaba mu gice cya 2 cy'imyaka 3 n'igice. Ku gice cya 1 cy'imyaka 3 n'igice muri cya cyumweru cya 70 gisoza azaba ari igihe cyo gutanga amakamba. Ariko nibava mu gihe cyo gutanga amakamba bamaze guhabwa ibyasezeranijwe bazinjira mu cyumba cy'umwana w'intama, aho noneho hazaba ubukwe. Ico gihe rero niho hazaba igice cya 3 cy'umuzuko wa mbere, kuko aho umuzuko wa igice cya mbere kizaba carabaye cyagiye umwenda ukingirije ahera utawusembo kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isirati gita bitare birameneka, indumi nyinshi zabera zirazuka ziva mu bituro zinyanyagira mu murwa. Ariko umuzuko igice cya 2 cy'umuzuko wa mbere nuko Yesu azaza atungutse ku bicu n'ijwi rirenga, ndetse hakaba n'ijwi ryamara yuko n'ijwi ry'impanda. Abapfiriye muri Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo nibo bazabanza kuzuka, n'abazaba bakiriho nabo baterane nabo bahindurwe basha bamusanganire mu bicu. Uco ni igice cya 2 cy'umuzuko wa mbere. None igice cya 3 ni ubukwe bw'umwana w'intama buzaba, aho abazazuka ku gice cya 3 cy'umuzuko wa mbere. Ibyahishwe 11 mu murongo waho wa 7 havuga ngo abo bahamya babiri nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izava ikuzimu ibarwanye ibaneshe ibice, none imirambo yabo izarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye, ayo bise mu mvugo y'umwuka ngo ni Sodome na Egiputa. Ni umwami wabo yahambwe, ubwo ni Yerusalemu. None ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 3 n'igice nishira, none umwuka w'ubugingo uzinjira muri ya mirambo ihagarare ku maguru yawo, ijwi rivugire mu ijuru ngo muzamuke muze hano. Bazabasanga mu cyumba cy'umwana w'intama, ubwo nibwo bukwe. Nuvanga abanyamahanga bose bazinjira mu bukwe bw'umwana w'intama, nabo bari mu mubare w'abantu bahiriwe. Abahiriwe ba 5 noneho ni bariya bafite uruhari ku muzuko wa mbere. Ibyahishwe 20 umurongo waho wa 6 haravuga ngo ufite umugabane ku muzuko wa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira uco rutwara bene abo, ahubwo abatambyi b'Imana na Kristo abo nibo bazimana na Yesu ya myaka 1000. Abo nabandi bahirwa. Nukuvuga ngo hazaba umuzuko wa mbere ufite ibice 3, none habe n'umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha
uzazuka ku muzuko wa mbere arahirwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urupfu rwa kabiri rw'abazazuka ku muzuko wa kabiri ntirugira ico rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana na Yesu iyo myaka 1000. Uriya muzuko wa kabiri w'abanyabyaha w'abantu benshi bazazuka nyuma y'imyaka 1000 Satani abohowe, abo bazaba ari abo gucirwaho iteka. Ntabwo bazazukana umubiri w'ubwiza, ahubwo bazazuka ari abo kubabara, noneho bajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na muhanuzi w'ibinyoma. Abo bazababazwa iteka ryose. Noneho rero ufite amahirwe nuzazuka ku muzuko wa mbere, kuko azabana na Yesu mu bwami bw'Imana. Urakoze pasi. Ese hari itandukaniro y'amahirwe n'umugisha? Biratandukanye. Twavuze abahiriwe, hari abanyamugisha n'abahiriwe. Umuntu ashobora kuba ari umunyamahirwe, mu gifaransa nibo bakoresha imvugo nziza, bavuga ngo abantu bafite chance. Hari chance, hariho na benediction, hakaba noneho ikintu citwa luck, hakaba n'ikintu citwa blessing. Luck na blessing ni ibintu bitandukanye. Amahirwe n'umugisha biratandukanye, kuko amahirwe ni ukugubwa neza. Muri Bibiliya y'Igifaransa nta jambo chance ririmo, ariko harimo ijambo kugubwa neza. Muri Bibiliya y'Igifaransa nta jambo chance ririmo, ariko hari ijambo ryitwa chance, hakaba na benediction, luck na blessing. Ahangaha rero turi kuganira abahiriwe, ariko mu sense ya blessing. Abahiriwe mu nzira ya blessing, ntabwo ari abahiriwe mu nzira yo kugubwa neza. Kuko chance muri Daniel igice cya 6:29 haravuga ngo nuko ku ngoma ya Dario w'Umumedi no ku ngoma ya Kuro Daniel agubwa neza, nukubangwa agira chance, arahirwa. Bitandukanye na blessing. Umuntu ashobora guhirwa adafite blessing, ariko umuntu ashobora kuba blessing. Ufite blessing si ngombwa ngo guhirwa ni mu buryo materiel. Nukubangwa ni nkuko batandukanya ngo mbese ubutunzi n'umugisha birahwanye. Ntabwo bihwanye. Oya, umuntu ashobora kuba umutunzi atagira umugisha, undi muntu ashobora kuba afite umugisha atagira ubutunzi, ariko ufite umugisha ashobora kubigira byombi. Umuntu ashobora kuba afite ubutunzi atagira umugisha, kuko ubutunzi bw'isi yose ni ubwa Antikristo, ariko ni ikivume. Amafaranga yose na y'umuhanuzi w'ibinyoma, amafaranga y'amadini yose na y'umuhanuzi w'ibinyoma, ariko ni ikivume. Amafaranga yo kw'isi yose na ya Antikristo, ya nyamaswa, ariko ni ikivume. Umuntu ashobora kugira ubutunzi bw'isi ari ikivume, undi akagira ubutunzi bw'ijuru ariko atagira ubutunzi bw'isi, kandi akaba afite umugisha. Aburahamu avuye gutsinda amahanga Ikedorowameri, yari yarwanye n'abami 5, yagiraga ingabo ze. Ni Itangiriro 14:17. Ararwana arabanesha, abatwara iminyago, inka nyinshi, indogobe, abagaragu n'ibindi byose n'intwaro arabishorera. Ageze mu kibaya cyitwa Ishave ahura na Melikisedeki. Melikisedeki aramuhagarika aravuga ngo Aburahamu, ngiye kuguha umugisha. Aburahamu aravuga ngo numva umugisha nanjye ndaguha 10 cya byose. Aburahamu kuko yumva imvugo umugisha kwitandukanye n'ubutunzi, ntabwo yigeze ahigana Melikisedeki ngo amubwire ngo urampa mugisha kiko nshore y'inka n'intama n'abagaragu. Oya, Aburahamu yarazi ko azanye ubutunzi yanyaza abami b'Ikedorowameri, ariko akaba atagira umugisha. Niho Melikisedeki amaze kumuhera umugisha mu kibaya cy'Ishave, Aburahamu aravuga ngo nanjye ndaguha 10 cya byose. Bisobanura ngo umuntu ashobora kugira ubutunzi atagira umugisha, ariko umuntu ashobora kugira umugisha akagira n'ubutunzi, byashoboka. Ariko kugira ubutunzi si byo bihesha umugisha. Ushobora no kuba ufite umugisha, ubwo butunzi bw'isi utabufite, kuko Pawulo aravuze ngo kumenya Kristo nibwo butunzi butagira akagero. Urumva rero biratandukanye. Urakoze pastor. Ese pastor, umuntu ashobora kuba ari umukire ariko atagira umugisha? Cyane. Umukire wo hejuru wo mu rwego rw'ibanze atagira umugisha, nkuko navuze ngo umukire wa mbere ku isi ni Antikristo, siwe mutware w'isi se, ariko nta mugisha afite, aravumwe. Satani sabuza amafaranga, abashikuzimu ntiyabayabona, bayaheshejwe nawe, ariko ni ikivume. Ubutunzi rero n'umugisha biratandukanye, uretse ko muri Imigani igice cya 10:22 havuga ko umugisha ushobora kugira n'ubutunzi.
ariko si ngombwa ngo igihe cyose umugisha buri kumwe n'ubutunzi, ariko umugisha ushobora guherekezwa n'ubutunzi. No muri Matayo 6:33 hari ahavuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ibindi byose bizabongererwa. Bishobora ko abantu bashobora gushaka ubwami bw'Imana bakabubona, ariko iby'isi batabifite. Ariko iyo bafite ubwami bw'Imana bafite byose, kuko Imana ibaha kunyurwa. Kuko kubaha Uwiteka ngo iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe ngo bigira inyungu nyinshi. Ntaca abantu bazanye mu isi nta nico bazayivanamo. Umugisha ushobora kuza wenyine cyangwa ukazana n'ubwo bukire, ariko kuvuga ngo ntugira ubukire ntibisobanura ko utari umunyamugisha. Urakoze Pastor. Umugisha wuzuye twabona dute? Umugisha wuzuye twavugira twigana Paulo. Twavuga ngo ubutunzi butagira akagero ni ukumenya Kristo Yesu. Aravuga ngo ibyarinda mu yanje nabitekereje ko ari igihombo kuko kumenya Yesu Kristo. Ndetse narebye ibyanje byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Kubwo narebye ibyanje ndetse mbitekereza ko ari umwanda, ko ari amase kubwo kumenya Kristo. Bisobanura ngo iyo umuntu afite Yesu agira umugisha. Ashobora kugira Yesu ariko atagira ubutunzi bw'iyisi. Ariko iyo umuntu afite Yesu ntabwo abahejwe ku butunzi bw'isi, ntahejwe yabugira, ariko ubwo butunzi bw'iyisi sibwo bwamuhesha umugisha. Oya ntabwo bwamuhesha umugisha. Urumva rero abahiriwe ni 7 mu byahishuwe. Abahiriwe ni 7. Noneho uhiriwe wa 8 ahangaha, uhiriwe wa 6 naba abavuga ngo hahirwa uwumva amagambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi. Hahirwa uwumva amagambo y'igitabo cy'ubu ubuhanuzi. Ibyashoboye 22:7. Hahirwa uwumva amagambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi yamara akayazigama, kuko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Ijambo ry'Imana rituma umuntu adacumura. Na Zaburi ya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo akishimira amategeko y'Uwiteka kandi akayibwira ku manywa na nijoro. Nuvuga ngo ni amagambo y'Imana umukiranutsi yishimira, udakurikiza imigambi y'ababi akishimira amategeko y'Uwiteka akayibwira ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntuzahwana n'igiti cyatewe ku mugezi cera imbuto zacu igihe cyacu, ibihe bibabi byacyo ntibyuma iteka ryose, kandi ze byazakora byose mu buzima bwe bizamubera byiza. Hari ijambo ry'Imana muri Petero ya mbere igice cya 23 ravuga ngo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Naho Zaburi 119:105 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge tunyuramo. Noneho mu Baheburayo 4:12 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota isyaye amugi yombi. Naho Yeremiya 23:29 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni umuriro, ni inyundo imena urutare. Haravuga ngo ijambo ry'Imana ni ijambo tugomba kurizigama, noneho bikagaragara ko duhiwe niba turigenderamo. Abahirwa rero baheruka ba 7 ni abamese ibishura byabo. Mu byahishurwa kugenda 12:14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bagire mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Itangiriro 3:22 ngo dore uyu muntu habaye kimwe muri twe yo kumenya iciza n'iki, kugira ngo atongera kurambura ukuboko agakora ku giti cy'ubugingo akarama iteka ryose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imwirukana muri yango byiharindisha abakerubi. Cya giti cy'ubugingo Adamu yatandukanijwe naco mu ngobyi ya Edeni, ku mperuka nibwo tuzongera kugikoraho. Ariko niba twarakoze imirimo yo gukiranuka, ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kongera kwegera cya giti cy'ubugingo catakaye mu ngobyi ya Edeni, bagire mu marembo binjire muri rwa rurembo. Kumesa ibishura ni ukwatura ibyaha. Nuvuga ngo muri Yakobo igice
5 umurongo wa 16 aravuga ngo mwaturirane ibyaha kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ku isengesho ry'umukiranutsi rikiza umurwayi. Kwaturirana ibyaha nuvuga ngo ni ukwihana uko bukeye nuko bwije, abantu bagahora bigenzura bimenya, abantu bagahora bareba urwego barimo bakurikije ijambo ry'Imana bigereranya naryo. Ni ukuvuga ngo harava ngo hahirwa abamesera ibishura byawo. Abantu bihanira ibyaha kugira ngo bazabone yanzero yo kongera kurambura ukuboko bakore kugira icagiti cy'ubugingo, noneho bagere mu gihe cyo kurama iteka ryose. Icyo gihe bazaba binjiye ibudapfa. Abo nabo ni abahirwa. Ni ukuvuga ngo abahirwa ba mbere ni abicara bagasoma bagatekereza, bamara bagatega amatwi bakumva ijambo ry'Imana. Ni Ibyahishwe igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Aba kabiri ni abapfa bapfiriye mu mwami nk'uko byanditswe mu Byahishuwe 14 umurongo wa 13. Aba gatatu ni abantu baba maso bakarinda imyambaro yabo, Ibyahishwe 16 umurongo wa 15, kugira ngo batagenda bambaye ubusa maze abantu bakazareba isoni n'ubwambure bwabo. Abakane ni babandi b'abanyamahanga batorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu cyumba cy'ubukwe bw'umwana w'intama hari abararitswe, ariko abanyamahanga bemeye ijambo ry'Imana bamara bakizera izina rya Yesu Kristo, Imana nayo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nuvuga ngo yaje mu bye abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, maze abanyamahanga bararikwa mu bukwe bw'umwana w'intama. None aba gatanu ni abantu bafite uruhare ku muzuko wa mbere, batazagira icyo batwarwa n'urupfu rwa kabiri nk'uko byanditswe mu Byahishuwe 20:6. Abo ngabo ngo bazitwa abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana na Yesu imyaka 1000. Barahirwa. None aba gatandatu de babandi babika ijambo ry'Imana bakaribikira mu mutima, bakaririnda, bakemera kurishira mu bikorwa. Ibyahishwe 22 umurongo waho wa 7. Abaheruka rero bahirwa nabemera kumesa ibishura byabo bagaca bugufi bakihana ibyaha byose, noneho rero bakaturirana kugira ngo bakizwe. Imana yacu dusange kugira ngo tube mu mugabane w'abahiriwe. Ese uri mu mugabane w'abahiriwe? Mu gitabo cy'Ibyahishuwe aba bahiriwe ni abanyamugisha, ntabwo ari abahiriwe b'abatunzi b'iby'isi, ahubwo ni abanyamugisha. Abanyamugisha nanizo mpamvu ubutunzi butagira akagero nibwo bwo kumenya Yesu. Petero amaze kunanirwa bari mu rugendo muri Matayo 19 umurongo wa 27 imivuga butumwa, Petero ahamagaye Yesu aravuga ati, Yesu ko twagukurikiye tugasiga byose tuzahabwa iki? Yesu aravuga ati, ndakubwira ukuri, abasize byose, amasambu, amazu, abana, ababyeyi, amatungo, kubw'izina ryanje bazabihabwa inshuro 100 kandi bahabwe n'ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu yashaka kuvuga inshuro 100, ahubwo yashatse kuvuga ko kubaha Uwiteka iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Nuvuga ngo iyo wubasha Imana ugaca bugufi ukihana ugakiranuka imbere yayo, Imana iguha kunyurwa ukareba ubutunzi butagira akagero. Imana yacu dusange kugira ngo tube mu bahiriwe. Pasiteri wakoze. Ese pasiteri ni gute twamenya ko umuntu ari umunyamugisha cyangwa ari umukire? Umuntu w'umukire ubukire buba bugaragara, ibyo afite birahari. Umunyamugisha we rero ni ibanga rye n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ari umugisha ni hagati ye n'Imana, ariko iyo aguhesheje umugisha mu buryo bw'ubugingo urabyumva. Umuntu ashobora kukubwiriza ijambo ry'Imana ukazinuka iby'isi, waba ari umujura ukabizinukwa, waba uri umwicanyi ukabizinuka, wabona agaciro ka rya jambo ry'Imana ryaguhinduye rikagukura ku byakuberaga indamu, ukumva ko uwo muntu ari umunyamugisha. Kuko Paulo amaze gukizwa yasize byinshi, yahaze byinshi, ariko abona ibyo atabonaga, abona umugisha kandi abwiriza ubutumwa bwiza, abantu benshi bamuboneraho umugisha. Stefano bamwishe ari umukiranutsi, bamutera amabuye, ariko azamura isengesho ryo gusabira abamurenganya. Icyo gihe rero rya sengesho riza gufata uwari Sawuli mu gihe gito, aza gukizwa bintumwa kandi arusha n'abandi kuvuga ubutumwa. Nukuvuga ngo Paulo uwari kumubwira ngo ese abanyamugisha wabamenye ute, yakwerekana abakijijwe.
naho ab'isi bavuga ko abanyamugisha ari abafite iby'isi, ariko ubajije umuntu umeze nka Pawulo ku banyamugisha ntabwo yashidikanya, yakwereka ko ari umuntu ufite Imana. Nta nizo mpamvu yavuze ngo ubutunzi butagira akagero ari bwo bwo kumenya Yesu Kristo. Kubw'uwo nabonye ibyanje byose mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Kuri Pawulo ubutunzi butagira akagero nubwo kumenya Yesu Kristo. Umuntu warabutswe rero ikimenyetso cy'umusaraba akamenya Yesu, abona ko ari bwo butunzi butagira akagero. Umuntu ufite Yesu afite ubutunzi. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire uwabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa koze sabone, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Nawe tugusaba kugeza ubutumwa ku nshuti yawe, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, ese umuntu yakwifuza inyigisho, nta nyigisho wawe ufite abantu bifuza? Channel ya gusenga everyday 078 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 008 gatandatu gatandatu icenda gatandatu gatandatu kabiri 0 kuri channel ya gusenga everyday. Inyigisho za eschatology, kugaruka kwa Yesu, inyigisho z'ubusobanuro bw'igitabo ca Daniel n'ibyahishwe zirahari, amateka y'itorero arahari, doctrine zose irahari. Nubanga abantu bifuza kumenya neza ubusobanuro bwimbitse ku nyigisho zo kugaruka kwa Yesu, barebera kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kiganiro gutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.